mwite Element Ere. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Mugisha Fred Robinson. Ari mu banyamuziki bamaze kugira ibigwi bikomeye yaba mu gutunganya umuziki no kuririmba, bikaba bituma agihagaze neza bwuma mu myaka hafi 5 ishize kuva yinjiye mu muziki wa hano mu Rwanda. Uyu Element yinjiye mu muziki mu mwaka wa 2020 mu buryo bwa kinyamwuga. Impano ye nshyashya yaje ihindura ikibuga mu gutunganya umuziki hano mu Rwanda. Kuva atangiye gutunganya indirimbo biragoye kubona indirimbo yatigishije uruganda rw'umuziki atarashyizeho ikiganza. Element watangiye muri Country Record yigiyemo byinshi akanatangira kuyikoreramo amateka. Hari indirimbo zitandukanye yakoze kandi zose zagize igikundiro cyo hejuru. Indirimbo yatangiyeho bwa mbere ni indirimbo yise Hands Up, ikaba ari y'umugabo witwa Bruce Melody. Akaba ari n'indirimbo yakunzwe cyane. Ibyo ngibyo byamufunguriye amarembo bituma benshi bamugana. Sizo gusa yakoze na Samoya ya Bruce Melody. Akaba ari indirimbo yakoze ku 23 Nyakanga 2020. Iyo ni indirimbo yakunzwe cyane. Akora ikinyafu ya Bruce Melody na King Solo yo ku 25 Kozo 2020. Inana ya Chris Easy yo ku 26 Gicurasi 2022. Bana ya Shafi na Chris Easy yo ku 26 Ukwakira 2023. Monde ya Kevin Kade yo ku 24 Ugushyingo 2023. Ndetse na Jugumira DJ Philipita na Chris Easy na Kevin Kade ku 21 Gashyantare 2024. Izo ndimbo zose niko zagiye zikora hit, zirakundwa, abanyarwanda barazikunda, barazishimira, zikora hit yo ku rwego hejuru mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Ibyo byatumye amenyekana cyane, abantu benshi baramwishimiye, baraza baramusanga, bakora indirimbo nazo ziramenyekana, na ba nyirazo bakoramo agatubutse. Ibikorwa bya Element byatangiye kunyeganyeza akarere ku buryo hari n'abandi ba producer batangiye kwigana ibikorwa nko muri Kenya, nk'uko uyu musore yumvikanye bitangaza. Muri Gicurasi 2024 Rayvanny wo muri Tanzania yashyize hanze indirimbo yise Mi Amor, yumvikanyemo umuduro nka Fudetwa, ndetse no mu mashusho yayo bagerageje kuyigana. Ndetse na Juma Jux mu bihe bishize yumvikanishije ko Fudetwa ari indirimbo ikunzwe cyane muri Tanzania. Ibihangano bya Element biri mu biri gucuruzwa neza mu muziki no ku zindi mbuga nkoranyambaga zicuruza umuziki. Biragoye ko Element yakora igihangano ngo kirangira atifashije abandi ngo bamwumvire niba kimeze neza. Abikora ku ndirimbo ze ndetse no ku z'abandi. Yigeze kumvikana avuga ko bimworohera gukora indirimbo hari abantu benshi, kuba atarahubukira kwikorera ngo nabyo n'undi muvuno ugaragaza kwishimira gukorana n'abandi. Mu bihe bitandukanye wagiye wumva havugwa ko ari we wazanye injyana ya Afrogako, nubwo hari abagiye bagaragaza ko atari we. Element yavuze ko ari igitekerezo yagize akiga mu mashuri yisumbuye kandi yiteguye kwerekana ko ari icyo mu binyuze mu bikorwa. Ibi bihura no kuba mu buzima busanzwe ari gake agira ibyo atangaza kuri byinshi biba bimuvugwaho. Igisubizo cye kenshi kiba kiri mu bikorwa. Ni gake wabona hari icyo yasubije mu buryo atabanje gutekerezaho cyangwa gufatira igihe. Ibi byatumye uyu musore agenda atwara ibihembo byinshi cyane ibyo yakuye mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Byatumye ajya guhangana muri Nigeria nk'umuproducer mwiza. Si ibyo gusa ajya ashyira ibiganza ku ndimbo nyinshi z'abahanzi bo mu mahanga nka ba Harmonize. Hari indimbo ze nyinshi yagiye akoraho. Uyu Element akaba umuproducer akaba n'umuhanzi. Ubu tuvugana ku rubuga rwa YouTube amaze kugezaho indirimbo 3, ariko muri izo ndirimbo nta ndirimbo idafite views ziri hejuru ya miliyoni. Dore ko izo ndirimbo z'uko ari 3 Fudetwa, Kashe, Mirere zose nta nimwe itari yarebwa n'abarenga miliyoni. Dore ko ibihangano bye bimaze kurebwa na miliyoni 30 mu ndirimbo 3 zonyine. Kumva ko indirimbo ziba zakunzwe. Uyu musore akaba nabarizwa muri label twita ko ari ikomeye hano mu Rwanda, 155M ya Coach Gael Umunyemari. Urumva ko uyu musore wacu dukunda turi benshi, umuziki wamuhiriye ukamukundira koko nawe akawushyiraho ibiganza bye ubundi akawucuranga. Nawe nimba ukunda ibihangano bye wajya ku mbuga zo ukabyumva, ukajya ku rubuga rwa YouTube ukazibireba. Bakugezagaho ibigwi bya Element n'imvano ze kugera muri 155M. Ni Jean Paul TV Show. Ntugende udakanze subscribe kandi like, ujye muri comment ushyire budutima niba ukunda ibihangano nkugezaho. Wibuke gukanda ku nzogera na video itaha uzayita uyibona mu ba mbere. Bye bye, ndabakunda cyane.